Sara wa Kimironko yakoreshaga kimwe cya kabiri cy'umwanya we scrollinga ku mbuga nkoranyambaga amasaha 6 kuri 12. Yarangira kumva nta kintu akoze, nyamara yifuzaga kuba yagira ikintu ahindura mu buzima bwe. Bitihise Sara yari afite ikibazo cy'imyenda ndetse nta kintu yari yizigamiye kuri konte, yemwe yaburaga n'amafaranga 300 yo kwivuza kuri mituweli, nyamara ntihamenyaga ahakuye aya internet. Umunsi umwe Sara yaje gufata icyemezo cyo kwiga ku designing ifoto online. Ajya kuri YouTube atangira kwiga ku designing amafoto akoresheje isaha imwe kuri 2 ku munsi. Gahoro gahoro yagiye akereatinga cyangwa se ahanga icyizere cy'ubuzima bwe bw'ejo hazaza. Nyuma y'ibyo Sara yaje gukorera inshuti y'ifoto, iramushimira, arangije abikorera na business yo mu gace kiwabo bafasha kwamamaza no gukora amalogo. Baramushimiye bamusaba kugira icyo bahindura. Birumvikana ko kuba yasabye icyo bahindura bari biteguye kuba bakwishyura Sara. Yaje kubikora abaca 20,000 barayamuha. Ubu Sara akora design zirenga 15 ku kwezi, akaba yinjiza 2,300 buri kwezi. Niyo mpamvu buri kode bayakwitaye kagutegurira inyigisho z'ubuntu kuri YouTube. Ushobora kwiga Python, ushobora kwiga C++, ukiga ibyibanze, ukiga gukora aya software n'ama app. Icyo usabwa gusa ni ukwiga ukoresheje buri kode kuri YouTube kandi ugashyiraho umuhati. Kora subscribe, sharing video ziriho, ufashe inshuti n'abavandimwe kuba bakwiga. Niba ufite n'umwana, umusharing iyo video. Ushobora kujoininga WhatsApp group yacu unyuze kuri description y'izi video zacu zo kuri YouTube, warangiza ukatwandikira cyangwa kuri nimero 0789159115. Wibuke amasaha 2 ashobora guhindura ubushobozi bwawe burundu.